Hello guys. Uyu munsi turi tariki 11 z'ukwezi kwa kane 2025. RP application has been closed cyangwa se Rwanda Polytechnic application ya Rwanda Polytechnic yamaze gufunga. Yamaze kuba yafunga, ntabwo wakora application ubu ngubu ngo bikunde. Ikindi University of Rwanda cyangwa se kaminuza nkuru y'u Rwanda nayo irimo irarodinga mu minsi mike igiye gufungura. Ndagira ngo iki kiganiro tugiye kugirana ucyumve ukirangize kuko hari ibintu by'ingenzi waba wowe uwapplyinze muri RP hari ibintu ugomba kwirinda n'ibyo ugiye kwitegura mu gihe bagiye gutangaza mu minsi iri imbere cyangwa se barimo baranonosora muri application zanyu uko zaba zarakozwe. Hari igihe yarakozwe nabi cyarakozwe neza bitewe n'uwagukoreye, ariko ndizera abo twafashije zaragezeyo amahoro. Niba ubwa mbere ugeze ku YouTube channel rero nje tugiye kubana no Bard official, kora ahanditse like, kora ahanditse subscribe, muri comment ugire icyo usigamo, asigaye tujye tubana igihe cyose n'izindi video zose ku bantu ba UR. Kuko mbabwiye ngo UR is loading, UR nayo nifungura amakuru muzamu yafite yose. Hari n'ibindi bintu ngiye gutangira kubabwira bijyanye na UR, faculties abamo, ibyo ugomba kwitegura, ibyo ugomba kwirinda kugira ngo application itazapfa nawe ujabashe kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mbere na mbere nk'ubu muri RP hari abantu bataremera yuko application yarangiye. Mbere na mbere muri kubona ubundi hano niho twajyaga duca, hano handitse ngo student application, niho twajyaga duca dukora application. Warangiza ukaza hano handitse ngo create account, ariko utuvugana urahagera ugasanga solution nyinshi ziri hidden. Wahita gusanga aho izindi step ariko barakubwira ngo shyiramo reg number yawe. Reg number ni registration number cyangwa se student registration number yawe. Bivuze ngo umuntu wemerewe ku access nganga ni umuntu amaze gukora iki application, kandi nabwo hano niho tuzanacekingira. Nzabere kuko tuzacekinga nibasohora result. Mwebwe icyo musabwa no kuguma hano kwiyicano ya Bard official, tukabana nk'uko n'ibindi bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ngenda mbibagezaho. Mbere na mbere muri kubibona ngo applications locked. Yes, application locked. Iki ngiki ibi bisobanuye yuko nyine application yarangiye, yafunzwe ku itariki 19 z'ukwa gatatu, ifunze ku itariki 10. Yafunze uyu munsi saa 6 za mu gitondo, ubwo muri make ubwo ni yako yafunze ejo hashije saa 5:59 n'amasegonda 59 sorry, ko yari yamaze kuba closed. Noneho ubu ngereranyije nk'umwaka ushize uko UR na RP byakoze, bwashije ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2024 University of Rwanda yafunguye application, abantu barakora. RP yaho yahise ifungura mu kundi kwezi gukurikiyeho. Ubwo urumva none ubu ngubu habanjije RP cyangwa se IPRC, ubu ni Rwanda Polytechnic yahoze yitwa IPRC, yarafunguye none irasoje. UR itarafungura. Weho utarapplyinze muri RP baledi rero muri UR tuzahise twapplyinga bagifungura. Ushobora kugira ikibazo, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, nimero muyisanga muri description. Email ni ubardofficial1@gmail.com, Instagram ndetse na TikTok hose ni ubardofficial, na X ni ubardofficial. Nama nshobora kugira abantu ba UR, mube mukusanya document zanyu. Mw'abantu irangamuntu yawe niba uzi neza yuko idahura n'iri kuri diplome, urumva udafite ibibazo, gerageza ubikosoze hakiri kare. Ikindi imyirondoro yawe yose igomba kubihura. Noneho abantu mutarabona result slip, origin result slip, mugerageze muzishake. Kuba afite diplome sawa, kuba zifite batarajya kuzizana naho ni sawa. Ubwo mbaye mbabwiye kuko ibyo ni ibintu umuntu aba agomba gukenera mu gihe turi gukora application. Kandi nkubwira ko iyo nagufashije application yawe ntishobora gupfa, keretse nyine bibaye ikibazo cy'amanota wagize, ariko ibindi byo
biba bimeze neza. Ubwo ikindi kibazo ushobora kugira wakivuga muri komenti. Ku bantu noneho ba RP, imyirondoro twabahaye cyangwa se ziriya password, ama email yanyu muyabike nk'uko twagiye tubabanza kubabaza niba afunguriye ku matelefone yanyu, muyabike neza. Niba sohora result muzakoresha reg number gumucekinga, ariko admission letter uyibona ari uko ibyo bintu winjiye muri account yawe niho i-downloading. Kubaye warabonaho nuko nguko muwe mukusanya biriya 5,000 nka RP yari 5,000 bya application fees, bakagukata 600 ya service bitewe na schoology bakoresha. University of Rwanda ho ndakeka bakata 200 yonyine, kiretse ntagira igihinduka. Ubwo ni aho ni 5,200 mwe muyategura n'izo document n'ama information yandi yose mwumva abura muri identification zanyu. Ibindi byo muzagenda bibonera kwicano uko iminsi izagenda icamo, gusa nyine UR nayo iri hafi cyane. Ubundi ntago byakagombye kugeza iki gihe UR itarafungura, ariko ubwo sinzi ikibazo kirimo, naho mwe muri ready ibyo bintu mwiteguye isaha n'isako tuzahita tubafasha. So mukomeze kugira umunsi mwiza, jye mwabanaga ya Robert Official. Imana ibarinde. Mwibuka gukora subscribe, gukora like, gukora share, gusiga igitekerezo cyanyu muri comment, mugasangiza na bagenzi banyu.